Ndabona ibisiga hari ibisiga bigiye kuza, ibisiga urabona ya masazi yigeze kwaduka y'icyorezo yaromaga abantu harya ngo bakarwara iki tsetse kandi yatsetse ayo ngayo. Ibyo bisiga rero nabyo bigiye kuza muri ubwo buryo, kandi nkabona ni ibisiga bifite inzara ndende cyane cyane muri iki gihugu cyacu. Mu isi giye guteza akaga mu isi, giye guteza akaga mu isi. Ntabwo nari nzi ko umukecuru Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Izina ry'Uwiteka Imana ribashyigikire kandi Imana ibabere maso. Hanyuma rero uko mubibona twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umukozi w'Imana yari amaze iminsi ari mu bihe by'amasengesho, none twongeye kubana. Imana rero imuhereza umugisha, kandi namwe mudukurikiye Imana ibahereze umugisha. Uraho neza mukozi w'Imana Mugabe? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Uraza kugerageza kuzamura ijwi gatoya bitewe nuko tugira ngo abantu baze kumva neza. Yego. Amakuru y'iminsi. Amakuru turaho. Turakomeye. Ariko abantu bajya bakunda kuvuga ngo ukabuza umuntu ngo amakuru ni meza, ngo turaho turakomeye. Gukomera ubundi gukomera sinzi, ntabwo ndamenya. Urumva ari abasenga bavuga ko bayoborwa n'umwuka wera, nabone ko bavuga. Hari n'abifitiye urufaranga, nabone ko bavuga. Ariko ubwo nizere ko hose ukomeye. Yesu ndakomera ko ijambo ry'Imana ravanga mu byiza no mu bibi dushima. Ariko urabyibushye kubera icyo ukora amasengesho utari kurya utari no kunywa, ariko ukarenga ugakomeza ukabyibuha. Imana ijya iduhisha. Kandi hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu ari mu masengesho Imana iramugaburira. Hari ukuntu ngo imugaburira ari mu masengesho. Birashoboka. Birashoboka. None se ko ari itanga imbaraga. Neza ko ubushize mwajyaga mumbwira ngo mfite inzara. Ugomba kwiyitaho nyine. None se hari umuntu se wakubwiye ko ufite inzara? Hari ababivuze ngo nimvuga ibyo mvuga ngo banyihera ibyo kurya ndashonje. Reka da. Kandi ntawe natakiye ko nshonje. Kuri kamera baraharira se burya ra? Reba abantu b'Imana bararushye. Imana ujye mubabarira. Imana ijya basanga ibabarire. Eric umukozi w'Imana umuhanuzi, abantu bavuga ko uzimiza cyane. Nibyo, ariko kuko n'ubundi ngewe bambwira ntabwo mbwira bose, mbwira abanyamwuka nibo mbwira. Nkunda kubwira cyane, kandi uri mu mwuka ibyo mvuga arabyumva. Ubwo utabyumva rero nawe sinzi icyo ashaka uburyo azabyumvamo, ariko njyewe ndimwiriza abari mu mwuka nibo bumva. Imana ishimwe, ariko buri wese agume uko yahamagawe. Umuhamagaro wawe ntawakura umuntu mu muhamagaro we. Kuko uyu munsi turakwakira, tukakwakira wowe uvuga ubutumwa utuje kandi ugatanga message utuje. Ejo tukakira undi akavuga mu ndimi, akagira gute, akaguruka. Buri wese afitiye impano, ahubwo zijye zigira icyo zitumariye. Zigira icyo zitumariye, kandi na ba nyirazo bazikiranukemo. Buri wese Imana izamuhemba bitewe n'ibyo ari kuyikorera. Abavuga mu ndimi ni benshi,
ariko umuntu wese nyine agira ko yahamagawe, ariko ntabwo mpamya neza ko izahemba bose. Ntabwo ari bose. Hari abantu bari gukora batazahembwa, hari abakora batazahembwa bazi ko, ariko nabo barabizi. Barabizi ko muri Bibiliya twabonye ahantu umugani uvuga ngo, muri Bibiliya ni Yesu wawuciraga abantu, simbizi abasomyi bazatubwira, uvuga ngo abahinzi bagiye mu murima mu gitondo, yego, haza abandi nimugoroba, ariko nyiri umurima aje guhemba ngo bose yarabahembye, ngo kandi abahemba kimwe. Si ubwo urumva hari umuntu uzaviramo aho? ngaho ntibagerageze, ubwo se bazagendera kuri iryo jambo uvuze. njya mu makuru mfite ntayo mfite pe. ko bitoroshye se? ntayo mfite ayo makuru, ntayo mfite, biragoye. Uyu munsi uragaragara n'ubundi nk'umuntu unaniwe. Ni umubiri unaniwe cyangwa wongeye kunanirwa bitewe n'ibyo Imana ikomeza kukwereka? Kunanirwa tujya tunanirwa bw'umubiri, ariko ntabwo tunanirwa dusenga. Ahubwo ikenera ibi byose ni mesaje mba nabonye. Hari abakunda kunyandikira bakambwira ngo batinye kumvugisha, ngo babonye ntaseka, ngo babonye ntishima. Ntabwo ari uko ndi mubi, nta nubwo ari uko ntaseka, ntagira igihe ngo nseke, ariko hari igihe cyo guseka. Yego. Buri ibihe biratandukanye, ntabwo iminsi yose ihora ari ku cyumweru. Umubwiriza bivuga neza. Ariko njye nkumbuye uyu munsi nzakwakira kuri kamera uri guseka. Biragoye kugira ngo njya kujya guseka ikongera bigahinduka. Igihe mbona abantu bagiyemo neza, nababwirije bakajyamo neza, ariko nkongera nkabona reka dukomeze two gutinda, kuko mesaje mfite ni nyinshi. Urakoze cyane. Reka tuzitegereze, kandi ndizera ko abantu turi kumwe nabo bazitegereje. Mbere yuko dutangira, reka ngusabe kugira ngo ubanze uturagize Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yacu, Imana idukunda, Imana ibana natwe ibihe byose, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza Kristo, tugushimiye ko ujya uturinda, ukaturindira abacu, ukarinda abari impande z'igihugu, ukabarinda ndetse n'abari hanze n'abari imbere mu gihugu, ukaturinda, ukatugira neza, tukakugiraho umugisha. Ishimwe ni iryawe rero. Aka kanya rero Mwami, mpagaze mu kwizera, ndasenze ngo ubane natwe, utugirire neza, tukugiraho umugisha, ndetse n'abakurikiye iki kiganiro nabo bagire neza, bakugiraho umugisha. Mwahorokera kubana natwe, kandi ndasenze ndizeye, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Usenze wizeye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Hanyuma tugiye kukwakira. Ntabwo uyu munsi turi butinde, turakora ikiganiro gito, kuko ikiganiro kinini ntabwo abantu bakireba ngo bakirangize, kandi icyo tugambiriye ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nanjye gitari cyo nshaka, kuko yego, abantu hari abajyaho bakumva ko birambiranye, umuntu akirukira mu yindi mirimo, akaza kumva ubutumwa tutarangiye. Ikigufi nicyo cyiza. Ndaza kugaruka kuri, mbere y'uko utangira nari nkibagiwe, hano ntuye havutse ibibazo mpamya ko ari ubuhanuzi bwawe bwasohoye. Abamotari ko bari gukora impanuka cyane. Eric, ko twavuganye ko ntuzajya ubona ibintu nka biriya bikomeye nyuma yo kubihanura, uzajya unanasenga
warasenze Imana ikubwira ko ibintu bivuyeho. Uzi ko aba batatu bose duturanye bamaze kugongwa. Nkunda kubivuga cyane nkababwira ngo none se ko nababwiye ngo baje dusenge ugira ngo baraje umumotari bose nabonye umumotari umwe nawe uza abamotari babi Kigali nabonye umwe niwe waje niwe twagiranye ibihe byo gusenga Imana imugira neza. Yego. Ariko nawe Imana yaranamurokoye kuko yagombaga guhura n'impanuka hagati ya saa 8 na saa 9 ariko ayo masaha twari turi kumwe Imana itubwira ko imugiriye neza. Yego. Yamuhagazeho kugira ngo isoze kwifuza ko kuba yari kuza gusenga uwo munsi. Nibyo rero impanuka zirahari ni nyinshi nk'uko nabivuze. Nibyo ndimo nkubwira ahubwo tukora ikiganiro gitoya tubivugeho cyane kuko message zo zirahari. Yego. Zirahari zijyanye n'impanuka, izijyanye n'uko abantu baticishije bugufi, izijyanye n'uko abakomeye batsikamiye aboroheje. Yego. Ubwo ndavuga mu bihugu byose ku isi birumvikana. Ni message rero urumva zikakaye, ni message zikomeye. Niyo mpamvu guseka nta cyumba ngomba guseka kuko nta byiza Imana iba yanyeretse bituma nseka. Ariko ndakwinginze ndabigusabye usengera abamotari cyane. Bo yenda birangayeho ntibanabyumva ariko bahagararire. Yenda n'uwo umwe wabonetse nawe abahagararire. Narakubwiye ngo buriya gusengera umuntu abantu turabasengera ntabwo n'ibintu batubure kubisengera. Ariko bura gusengera umuntu utisengera kandi noneho umuntu udashaka gusenga biragoye. Ngiye mpagarara mu kwizera kwawe musengera. Ntabwo rero nibaza ukuntu nzasengera umuntu udashaka gusenga, umuntu ushobora guhagarara akavuga ati bariya basenga barasaze, ubwo se umuntu uzamusengera isengesho rigereye? Ntabwo byoroshye pe. Ntabwo byoroshye. Uba ushaka gusenga, hari umuntu udashaka gusenga ariko akanatinya Imana akayitinya. Buriya ushobora kuba uri mu ntege nkeya ariko ugatinya Imana ukanavuga uti yewe data uti Imana undengere. Icyo gihe bitandukanye na wundi udashaka no kuba. Ubu rero igihe cyo guta igihe cyararangiye. Twasengeye abantu kenshi dusengera. Ntabwo rero ubundi ndimo ndasengera umuntu ushaka gusenga, umuntu ushaka gukizwa, umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Uwo niwe muntu ndiho nsengera nanjye. Birumvikana. Niyo muntu ndiho nsengera. Turakwakiriye rero. Yego murakoze cyane. Murakoze kunyakira. Abadukurikira namwe murakoze. Ntabwo ntinda rero muri message mfite, niyo mpamvu nabwiye ngo mujye mwihangana murangize ibiganiro kugira ngo mwumve message icyo zivuga. Reka rero tubanze turebe ijambo ry'Imana riboneka muri Daniel ibice 4 umurongo wa 22. Dusomere mu izina rya Yesu. Daniel ibice 4 umurongo wa 22. Uravuga ngo uzirukanwa mu bantu. Yego. Ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba. Yego. Uzarisha nk'inka. Uzatondwaho n'ikime. Kiva mu ijuru uzamare ibihe 7. Kiva mu ijuru icyo kime kizagutondaho umare ibihe 7. Umeze utyo kugeza aho uzamenyera ko isumba byose
ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu. Imana ikakugabira, ikabugabira uwishaka, ikabugabira uwishaka. Imana ishimwe cyane. amen. Tutagiye kure rero, ndumva iryo jambo niryo ngiye guheraho ntanga message, mbaha message zanyu. Ntabwo njya kure rero, sinatinda. Amazina yo ni yayandi murayazi, ni Mugabe Eric. Ndasenga, ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga. Nawe nkwifurije gukunda gusenga. Message ya mbere rero, untega amatwi nkurikire. Message ya mbere, Imana yambwiye ngo mbabwire abantu babona ko bagaragara ko mukomeye, muzwi mukomeye, mbese namwe mugenda mukumva ko mukomeye koko, mukumva ko mwahutaza uwo muhuye wese. Ndavuga n'isi yose, ni ku isi hose. Umunyabwenge yumve, umunyabwenge yumve, ukomeye yumve ibimutegereje. Ngira ngo umurongo dusomye murawumvishije, Daniel ibice 4 umurongo wa 22. Nawe musubiremo muwusome. Imana rero yambwiye ngo mbabwire ngo, Imana yambwiye ngo mbabwire ko nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'uwumva ko akomeye agomba gutsikamira uri hasi ye. Message Imana yayimpaye ngo nyibwire abantu bose, isi yose, isi yose. Ntabwo ari igihugu, ntabwo ari Afurika, ni isi yose. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iteje isi, mwumve ngo iteje isi, ibihugu byose, ibihugu byose ibitejemo umuyaga mwinshi, n'igihu kibuditse cyane, kitagaragara, ariko abasenze Imana, babandi basenze batsikamiwe cyane, abo ngabo Imana izababera umucyo, bo bazareba imbere habo, ariko bari abatsikamiye, abari munsi yabo nta kubombora amaso ngo barebe. Hari inzira ebyiri ndiho mbona Imana yanyeretse. Hari inzira y'aboroheje bicisha bugufi, bakembemera bagakandagirwa n'abakomeye. Abo ngabo inzira yabo irahari, niyo umucyo ugiye kuza kugira gute kubamurikira. Ariko abo bagaragara ko bakomeye, bumva ko abari hasi yabo ntacyo bavuze, bakomeza gutsikamira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muri iyi si yacu Imana igiye gutezamo icyo kintu igiye kugitezamo, kandi ije guhana. Nkunda kubwira abantu ngo Imana ije kuvangura, Imana ije guhemba no guhana. Ntabwo rero byoroshye, kandi umva mbabwira, hari ibintu mbabwira mukambwira ngo dusenye ngo Imana ibikure. Icyo ntabwo kigomba kuvaho, mubyumve. N'uwandi kambwira ngo nitubisengere, ngo umuhanuzi ngo nubahirizwe ikintu ngo akagisengera kigakurwaho. Hari ibitavaho, mumbabarire cyane, ntabwo izo komantere nzishaka. Hari ibintu bitavaho, hari ibidashobora kuvaho, hari ibintu byababaje Imana, hari ibintu byarenze ukwemera. Hari ibintu byarenze ukwemera. Urarya neza, urambara neza, uraba mu nzu ushaka, uragenda mu bihugu ushaka, urava i Burayi ukaza mu Rwanda, ugasubirayo uko ushaka. Hari n'utabasha kuva mu cyaro ngo agere no ku isoko, uwo nguwo waramutsikamiye. Ariko Imana irambwiye ngo ije guhemba no guhana. Ntabwo nkubwiye ngo reka ibyo wari urimo, nushaka ubireke cyangwa ubyihorere. Akaga karakugwiriye, kandi ntabwo ari ibisengerwa, nta nubwo ari ibigira gute.
twababwiye kenshi, tubabwira kenshi ngo nimwihane, mwanga kwihana, mupfukame musabe Imana imbabazi, mwaranze, mwabaye ibigande. Ntabwo rero Imana ibyo ari ibyo ngibyo ishaka. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwabaye ibigande, mwanze kumva. Mesaje zaratambutse, abakozi b'Imana barababwiye mwanze kumva, baciye amarenga barababwira mwanga kumva. Ntabwo navanga Imana ibarengere, ahubwo Imana iturengere, abasenga Imana iturengere, kandi mukomeze musenge muri maso, abandi nimubareke. Muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haravanga hakurikiza ngo hahirwa umuntu, nibyo, udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ngo ababi bo ntabwo bamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izabarimbura. Uko ni ukuri. Ntabwo mvuga byinshi mu kiganiro, ntabwo mvuga byinshi, nta mesaje. Umva ikindi, izi mpanuka tugomba gusengera impanuka. Nabonye impanuka. Ikindi cya kabiri, irindi yerekwa rya kabiri, Imana yambwiye ngo Imana yambwiye ngo mbwire bantu mukomeye mugaragara ko mukomeye mu isi. Imana yambwiye ngo ibyanyu ngo naho bizarangira mu isi, ibyanyu bizarangirira mu isi, kuko niyo mwakoreye. Yarabakomanze ubwa mbere, bakomanga ubwa kabiri, bakomanga ubwa gatatu, mwanga kumva. Mwahisemo isi rero ngo niyo mugiye kubona, iyo niyo mugiye kubona. Imana irambwira ngo ije guhemba no guhana. Yabakomanze ubwa mbere, bakomanga ubwa kabiri, ngo yewe mwana w'umuntu ihane, mwanga kwihana. Nta gihe mutabwirijwe, nta gihe mutumvise. Niko Pascal, ubuzi ko abantu barimo kurema ibyaha. Hari ibyaha bishyashya abantu barimo kurema, abantu barimo barema. Mwihangane, ntabwo nshaka ko dukora ikiganiro kirenze iminota 25. Mana yambwiye ngo mbwira abantu barimo bararema ibyaha bishya. Ntabwo narinze ko isi yacu, cyane muri iki gihugu cyacu, ntabwo narinze ko sekuru umuntu ashobora gusambanya umwana weho umwuzukuru. Ibyaha birimo biraremwa cyane. Ntabwo narinze ko umubyeyi ashobora gusambanya umwana we akamusambanya. Abantu barimo bararema ibyaha.
barimo bararema ibyaha bikomeye bikomeye. Niyo mpamvu imana igiye guteza akaga mu isi, igiye guteza akaga mu isi, igiye guteza akaga mu isi. Ntabwo narinze ko umukecuru. Indi mesaje rero nzanye nayo ni mesaje ikomeye cyane. Nk'uko natangiye mvuga ngo kuri mesaje ya mbere aho navugaga ko Imana ije gushyira hasi abishyira hejuru, aberekana ko bakomeye, aberekana ko bagize gute ku isi, mu isi hose. Ntabwo ndi buvuge ibihugu, ni isi yose, abazungu, abirabura, isi yose. Ndiho ndabona ibisiga, hari ibisiga bigiye kuza. Ibisiga, urabona ya masazi yigeze kwaduka y'icyorezo yaromaga abantu harya ngo bakarwara iki? Tsetse, kandi yatsetse. Ayo ngayo. Ibyo bisiga rero nabyo bigiye kuza muri ubwo buryo, kandi nkabona ni ibisiga bifite inzara ndende. Nkabibona kandi ku mitwe y'abo bantu. Ndabona bikwiriye isi yose. Ntabwo uvuga ngo birahera aha biragarukira, oya, ni isi yose. Yewe birakomeye. Birakomeye, mureke dusenge. Wabonaga se biri mu biki nyine? Tubwire neza. Rega nanone iyerekwa y'uriciyemo kabiri, ndabona hari aho ugera ugaceceka, ariko tubwira amaherezo y'ibyo bisiga. Mbona amaherezo y'ibyo bisiga sinumva nyine. Ntabwo n'amahoro nkunda kubwira abantu, kubwira abari mu mwuka. Amaherezo y'ibyo bisiga, ibisiga ntuzi ko birya abantu. Ariko akenshi birya abapfuye. Nese ubwo hari ubuzima bafite aba bantu. Birakomeye, ntabwo byoroshye. Ikindi kandi abantu barimo bararema ibyaha, niyo mpamvu ibyo byose biriho biza. Abantu bamwe bararema ibyaha, umuntu asambanya umwana yabyaye, sekuru w'umuntu asambanya umwana abereye sekuru. Mbese ibyaha byariyongereye, ibyaha byabaye byinshi. Abantu barimo baradukana ibyaha bikomeye cyane. Abantu barimo baradukana ibyaha bibi bikomeye cyane. Niyo mpamvu Imana igiye guteza akaga isi yacu. Isi yacu, abantu bakora ibyaha ntibimenyekane. Barabiremye, barema ibyaha bundi bushya. Aho umugore agira ahaguruka akagenda akajya gusambana, akagaruka ku mugabo bakaryamana, akamwita shira, akamwita shusho, kandi yamuciye inyuma. Mbese ibyo byaha nuko bimeze. Barimo barema ibyaha bishya. Umukecuru ntatinya gusambana n'umwana abyaye w'umwuzukuru we. Imana igiye guteza akaga isi. Niyo mpamvu mbona ibyo bisiga byinshi bikwiriye ikirere cy'isi. Turengere n'igihu kibuditse cyane,
kitagaragara, ariko abasenze Imana babandi basenze batsikamiwe cyane, abo ngabo Imana izababera umucyo, bo bazareba imbere habo, ariko bariya batsikamiye abari munsi yabo nta kubumbura amaso ngo barebe. Hari inzira ebyiri ndiho mbona Imana yanyeretse. Hari inzira y'aboroheje bicisha bugufi, bemera bagakandagirwa n'abakomeye. Abo ngabo inzira yabo irahari, niyo umucyo ugiye kuza kugira gute kubamurikira. Ariko abo bagaragara ko bakomeye, bumva ko abari hasi yabo ntacyo bavuze, bakomeza gutsikamira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muri iyi si yacu Imana igiye gutezamo icyo kintu igiye kugitezamo, kandi ije guhana. Nkunda kubwira abantu ngo Imana ije kuvangura, Imana ije guhemba no guhana. Ntabwo rero byoroshye, kandi umva mbabwira, hari ibintu mbabwira mukambwira ngo dusenye ngo Imana ibikure. Icyo ntabwo kigomba kuvaho, mubyumve. N'uwandi kambwira ngo nitubisengere, ngo umuhanuzi ngo nubahirizwe ikintu ngo akagisengera kigakurwaho. Hari ibitavaho, mumbabarire cyane, ntabwo izo komantere nzishaka. Hari ibintu bitavaho, hari ibidashobora kuvaho, hari ibintu byababaje Imana, hari ibintu byarenze ukwemera. Hari ibintu byarenze ukwemera. Urarya neza, urambara neza, uraba mu nzu ushaka, uragenda mu bihugu ushaka, urava i Burayi ukaza mu Rwanda, ugasubirayo uko ushaka. Hari n'utabasha kuva mu cyaro ngo agere no ku isoko, uwo nguwo waramutsikamiye. Ariko Imana irambwiye ngo ije guhemba no guhana. Ntabwo nkubwiye ngo reka ibyo wari urimo, nushaka ubireke cyangwa ubyihorere. Akaga karakugwiriye, kandi ntabwo ari ibisengerwa, nta nubwo ari ibigira gute. Tubabwira kenshi ngo nimwihane, mwanga kwihana, mupfukame musabe Imana imbabazi. Mwaranze, mwabaye ibigande. Ntabwo rero Imana ibyo ari ibyo ngibyo ishaka. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwabaye ibigande, mwanze kumva. Mesaje zaratambutse, abakozi b'Imana barababwiye mwanze kumva, baciye amarenga barababwira mwanga kumva. Ntabwo navanga Imana ibarengere, ahubwo Imana iturengere. Abasenga Imana iturengere, kandi mukomeze musenge muri maso, abandi nimubareke. Muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, haravangwa ngo hahirwa umuntu, nibyo, udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ngo ababi bo ntabwo bamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izabarimbura. Uko ni ukuri. Ntabwo mvuga byinshi mu kiganiro, nta mesaje. Umva ikindi, izi mpanuka tugomba gusengera impanuka. Nabonye impanuka. Ikindi cya kabiri, irindi yerekwa rya kabiri, Imana yambwiye ngo
Imana yambwiye ngo mbwire bantu mukomeye mugaragara ko mukomeye mu isi. Imana yambwiye ngo ibyanyu ngo naho bizarangira mu isi, ibyanyu bizarangirira mu isi kuko niyo mwakoreye. Byarabakomanze ubwa mbere, bakomanga ubwa kabiri, bakomanga ubwa gatatu, mwanga kumva. Mwahisemo isi rero ngo niyo mugiye kubona, iyo niyo mugiye kubona. Imana irambwira ngo ije guhemba no guhana. Yabakomanze ubwa mbere, bakomanga ubwa kabiri ngo yewe mwana w'umuntu ihane, mwanga kwihana. Nta gihe mutabwirijwe, nta gihe mutumvise. Niko Pascal, ubuzi ko abantu barimo kurema ibyaha. Hari ibyaha bishyashya abantu barimo kurema, abantu barimo barema. Mwihangane, ntabwo nshaka ko dukora ikiganiro kirenze iminota 25. Mana yambwiye ngo mbwira abantu barimo bararema ibyaha bishya. Ntabwo narinze ko isi yacu, cyane muri iki gihugu cyacu, ntabwo narinze ko sekuru umuntu ashobora gusambanya umwana we umwuzukuru. Ibyaha birimo birarema cyane. Ntabwo narinze ko umubyeyi ashobora gusambanya umwana we akamusambanya. Abantu barimo bararema ibyaha, bikomeye. Niyo mpamvu Imana igiye guteza akaga mu isi, Ntabwo narinze ko umukecuru. Indi message rero nzanye nayo ni message ikomeye cyane. Nkuko natangiye mvuga ngo kuri message ya mbere aho navugaga ko Imana ije gushyira hasi abishyira hejuru, aberekana ko bakomeye, aberekana ko bagiye gute ku isi, mu isi hose. Ntabwo ndi buvuge ibihugu, ni isi yose, abazungu, abirabura, isi yose. Ndiho ndabona ibisiga, hari ibisiga bigiye kuza. Ibisiga, urabona ya masazi yigeze kwaduka y'icyorezo, yaromaga abantu harya ngo bakarwara iki? Tsetse. Ayo ngayo. Ibyo bisiga rero nabyo bigiye kuza muri ubwo buryo. Kandi nkabona ni ibisiga bifite inzara ndende. Nkabibona kandi ku mitwe y'abo bantu. Ndabona bikwiriye isi yose. Ntabwo uvuga ngo birahera aha biragarukira, oya, ni isi yose. Yewe birakomeye. Birakomeye, mureke dusenge. wabonaga se biri mu biki nyine? Tubwire neza. Rega
nanone iyerekwa iyo uriciyemo kabiri ndabona hari aho ugera ugaceceka, ariko tubwira amaherezo y'ibyo bisiga. Mbona amaherezo y'ibyo bisiga sinakumva nyine. Ntabwo nta mpamvu nkunda kubwira abantu, kubwira abari mu mwuka amaherezo y'ibyo bisiga. Ese bisiga ntuzi ko birya abantu? Ariko akenshi birya abapfuye. Nese ubwo hari ubuzima bafite aba bantu. Birakomeye ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ikindi kandi abantu barimo bararema ibyaha, niyo mpamvu ibyo byose biriho biza. Abantu bamwe bararema ibyaha, umuntu asambanya umwana yabyaye, sekuru w'umuntu asambanya umwana abereye sekuru. Mbese ibyaha byariyongereye, ibyaha byabaye byinshi, abantu barimo baradukana ibyaha bikomeye cyane. Abantu barimo baradukanya ibyaha bibi bikomeye cyane. Niyo mpamvu Imana igiye guteza akaga isi yacu. Isi yacu abantu bakora ibyaha ntibimenyekane. Barabiremye, barema ibyaha bundi bushya. Aho umugore agira ahaguruka akagenda akajya gusambana, akagaruka ku mugabo bakaryamana, akamwita shira, akamwita shusho, kandi yamuciye inyuma. Mbese ibyo byaha nuko bimeze. Barimo barema ibyaha bishya. Umukecuru ntatinya gusambana n'umwana abyaye w'umwuzukuru we. Imana igiye guteza akaga isi. Niyo mpamvu mbona ibyo bisiga byinshi bikwiriye ikirere cy'isi. Imana turengere. Mesaje ndabifite neza. Urakoze cyane. Imana amahoro guhereza umugisha. Nta kindi njye narenzaho, ahubwo reka ngusabe kugira ngo usenge Imana nk'uko n'ubundi twatangiye dusenga. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni iryubaka, ijambo ryawe ntirisenya. Turagushimira, turaguhimbaje ko ukomeje kutubwira byinshi tugomba kubwira bene data, tugomba kubwira ibiremwa byawe, tugomba kubwira abo waremye kugira ngo bahindukire bave mu ngeso mbi. Basange rero Kristo, bagire neza, bakugireho umugisha. Kandi Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, warirahiye uvuga ko nta wundi icyubahiro cyawe uzagiha. Icyubahiro cyawe ni icyawe, ni mu isi no mu ijuru, nta wundi mukinganya. Ushoboye byose rero, ushoboye guhindura umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Ndasenze, ndabasengeye mu izina rya Yesu ngo bahagarareho. Ndabasengeye kandi ndizeye ko ubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen.